ibi no gutuka Imana. Umuntu wese uzumva yigisha ko agakiza ari plan B, aba bantu birirwa babeshya ku YouTube mu nsengero hirya no hino bababwira ngo dore ibimenyetso byo kuza kwa Yesu n'iby'iminsi imperuka, bose barababeshya ni ibinyoma. Nta muntu n'uyu umwe kwisi uzi ibimenyetso byo kugaruka kwa Kristo cyangwa iby'imperuka. Ngo rapture cyangwa se gutwarwa kw'itorero kuza mu itorero kuzakorwa mu ibanga ku buryo abanyabyaha batazanabimenya. Ibyo ni ibinyoma twigishwa imyaka cyangwa twigishijwe imyaka n'imyandiko. Njye mbona ibiganiro byinshi ku YouTube abantu bigisha bati dore rwo rusengero rw'Yerusalemu rwatangiye kubakwa, nk'amafaranga yo kurwo karatunganyijwe, ngo ndetse ngo ba Trump nibo bazarwubaka, ngo Amerika nigiye kubaka urwo rusengero rw'Yerusalemu, ibintu n'ibindi, ngo no gusohora ko ubuhanuzi, ngo ni ikimenyetso cy'imperuka, ngo Yesu araje. Kubera ko ari byacitse rero abantu muri ruka mugashika mukajya kureba, ariko nta hantu bihurira no kuri. Hanyuma kandi bakavuga ko icya kabiri bavuga nuko bavuga ko muri icyo gihe ariko hazaduka umuyobozi ukomeye cyane ku isi, azaba ari umuntu udasanzwe uvuga nk'Imana, mbese ngo uz'ubwenge, uzi gusobanura ibintu ku buryo asubiza ibintu byose ku murongo, mbese buryo ngo azagaragara ku isi yari mukeneye koko, ngo azaba ari umuntu w'umunyabwenge. Hari n'abadatinya kuvuga ko azaba ari umunyamerika, abadatinya kuvuga ko ari papa, bamuvuga mu buryo bwinshi butandukanye, ariko bavuga ngo azaba ari umuntu w'igitangaza w'umunyepolitiki uzi kurwana, muzi ubwenge, uzi gufata ibyemezo, uzi guhisa umurongo, mbese ngo azakora ibintu by'akataraboneka. Umukora ahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Nitugeze Pamphile ngeze umugisha kugira ko bona uyu mwanya kugira ngo mvugira Imana cyangwa se mvuge mu izina ry'Imana. Niyo mpamvu dutangira dusenga kugira ngo ataza kubaho kuvangirwa n'ibindi byose. Kandi niyo habonetse cyangwa se habayeho kuvuga ibintu bitari bizima, iyo twasenze umwuka wera araza akabikosora muri nge cyangwa muri wowe wabyumvaga. Niyo mpamvu nujya gukurikira ibiganiro byose bijyanye n'ivugabutumwa akwiriye kujya ubanza ukabisengera kugira ngo umwuka wera ajya guhishurira kuri muri ibyo bintu n'ibinyoma biri muri ibyo bintu, kugira ngo umenye ko wirinda. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye kuko unyemereye gukora iki kiganiro. N'imbabazi n'ubuntu ngiriye, ntabwo nkwiriye byatuma wemera ko nkora iki kiganiro, ariko ndagushimiye uko wampaye Kristo agapfa mu mwanya wanjye kugira ngo gukiranuka kwe kumbarweho, hanyuma Imana inyemere. Niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo unyuzure Yesu, nyeze kuko ndi umuntu ubuntu, mvuga ngacumura, ntekereza ngacumura, ndetse ndi umunyabyaha nk'abandi bose, ariko ndagushimiye kubw'urukundo wadukunze ukemera gupfa ku bwacu kugira ngo ukwizera wese atarembuka ahubwo ubugingo buhoraho. Icyakuruta kwizera we amaze gucirwaho iteka ryose. Ndagushimiye rero kuko tukiri mu isi utaza gutwara itorero, hakiriho ibyiringiro ku muntu wese yava mu binyoma, yava mu bubata bwa Satani, akaba umwana w'Imana. Unyuzure ibikuzuye baryo unyuzuza kugira ngo itorero rikomeze kunguka. Bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Ntangiye nshimira Imana kuko hari ibintu abantu dufata nk'ibyoroshye, ariko kirazira kikaziririzwa gukerensa ibintu by'Imana. Abantu babikerensa mu buryo bwinshi cyangwa butandukanye, ariko no kwifata nkaho ntacyo bitwaye ari byo birahita iby'isoni. Ni ikintu gikomeye. Uyu munsi ngarutse nje kugira ngo tuganire ku
ari topic ikomeye igoye ishingiyeho imyizerere myinshi kandi abantu batajya bigisha kumwe kubera impamvu nyinshi zitandukanye, byinshi biterwa n'abatwigishije n'abaduhagarara imbere batubwira iby'agakiza cyangwa se ibyo gukizwa. Ibyo bituma tubigira ibintu bitandukanye. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo niba ufashe uyu mwanya, ibi si ibiganiro bisanzwe ahubwo ni amasomo. Please, niba wumva ushimye kukireba iki kiganiro ntugice. Wenda wasubikira ku munota wa kangahe ejo ukazakomeza, ariko ni byiza kunafata note kugira ngo ubigenzuze ijambo ry'Imana ibyo ngiye kuvuga. Nibigukundira rero nkavuga akantu ukumva urakemeye cyane ukanoti n'ikaramu y'ubururu n'urugero, hanyuma nimvuga akantu ukumva ntukemeye ukandikisha ikaramu y'umutuku ugiye kugashaka mu byanditswe, hanyuma tuzaganira utaha ntacyo bitwaye. Tugiye kuvuga ku imyizerere ikomeye iriho ku isi kandi ifashe igice kinini cyane cy'abakristo, imyizerere yitwa premillennialisme cyangwa se urumva n'amagambo atatu, pre-millennium na isme n'amagambo atatu. Premillennialisme ni inyigisho cyangwa se ni imyizerere ivuga ku bijyanye no kubaho kw'ingoma y'imyaka igihumbi cyangwa se no kuza kwima ingoma y'imyaka igihumbi kwa Yesu Kristo hano mu isi. Niyo tugiye kuganiraho. Rero turaza kuganira turivugaho mu bice bigera muri 5 cyangwa 6 bikuru, cyangwa se aho bashingira amafondasiyo cyangwa se inkingi pillars, inkingi nyamukuru zishingirwaho iyo myizerere. Mujye mwihangana, hari ibintu ntazigera numva ntazigera rwose mpindura. Nizera ko isi ibamo imbaraga ebyiri, ibamo imbaraga z'Imana n'iza Satani. Isi yobowe n'izo mbaraga ebyiri. Utari mu ruhande rw'Imana ari mu rwa Satani, nta hagati na hagati cyangwa ha gatatu habaho. Niba ibyo mvuza ntabivuzgishijwe n'Imana, ni Satani ndi kuvugira. Period. Hari igihe umuntu avuga ngo ariko mu igitekerezo cy'umuntu, igitekerezo cy'umuntu kitarimo gutekereza ku Imana, kirimo gutekereza kwa Satani. Mujye mubyitondera. Nta kindi kintu gihari cya gatatu kibaho. Nta na rimwe umuntu ashobora kubaho ari wenyine. Mu muntu akoramo imyuka itatu, akoramo umwuka w'Imana, umwuka w'umuntu ku giti cye cyangwa se twita conscience cyangwa umutima nama, hagakoramo n'umwuka wa Satani. Iyo myuka uko ari itatu ikorera mu muntu yose. Icyakora ntishobora kumuberamo icyarimwe. Abantu bize imibare bazi ibintu byitwa amaseptante kuri graphique. Iyo bakoze amagraphique bakwereka ko habaho amaseptante yatambitse ahagaze n'aberamye, ariko bavuga ko nta equation n'imwe muri mathematics ishaka kugira izo septante eshatu. No mu muntu uko bimeze, umwuka wanjye cyangwa se umutima nama wanjye cyangwa se ubwenge bwanjye ko wabyumva kose, ariko ijambo ryiza ni conscience cyangwa se umwuka wanjye, my spirit, iyo ifatanyije n'umwuka w'Imana biba igitangaza gikomeye cyane. Ariko nanone umwuka wanjye ufatanyije no wa Satani biba amahano, bibyara amahano. Iyo myuka rero itatu ikora mu muntu. Nta na rimwe umwuka wa Pamphile, ubwo nibwo Pamphile nawe wishyiremo, ushobora guhagarara uri wonyine, nabwo bibaho. Iyo Imana isohotse uwa Satani urinjira, iyo Imana winjiye uwa Satani asohoka. Nuko bigenda. Nta na rimwe Pamphile ashobora kuzabaho ari Pamphile gusa, adafite umwuka wundi uri supernatural uri kumuyobora. Rero muri iyi myizerere ya premillennialisme bagira imyizerere bashingira ku nkingi eshanu zikomeye cyangwa esheshatu. Bagira icyitwa rapture cyangwa se gutwarwa kw'itorero cyangwa se kuzamurwa kw'itorero. Akagira icyitwa the mark of the beast cyangwa se ikimenyetso cy'inyamaswa. Bakagira icyitwa antikristo, bakagira n'icyitwa the great tribulation cyangwa se akarengane k'itorero. Bakagira by'umwihariko n'icyo bita intambara ya Armageddon. Ibyo nibyo bintu bitanu bikomeye turi buze kugarukaho
by'umwihariko tubihuza cyangwa se dushaka uko Bibiliya isobanura ibyo bintu bitanu. Ndabisubiramo nubwo nshaka kuza kongera icya gatandatu nyuma, ariko bitanu. Icya mbere, gutwarwa kw'itorero cyangwa se kuzamuka kw'itorero cyangwa se gutaha kw'itorero, gutaha kw'abera, Bibiliya bivuga ku iki? Icya kabiri, iyi nyamaswa, iki kimenyetso cy'inyamaswa tuvuga, bazashyira abantu mu ruhanga, mu kiganza n'ahandi. Ese Antikristo Bibiliya ivuga ni iki? Ninde bigenzi amakuru ye? Bibiliya imuvuga gute? Hanyuma iki cyitwa akarengane k'itorero cyangwa se Great Tribulation, iyi ntambara ya Armageddon tuvuga buri munsi urumva abantu bagenda babihuza na Israel niki. Mbonereho gusaba abantu muri commentaire, nkunda kubibona hari n'abantu bamagara bakambwira ngo Pamfili we nguraho ngo turagukunda we, ngo ugira inyigisho zimeze nk'iza Pastor Musisi. Ntabwo ngewe nigisha nka Pastor Musisi. Umeze nka Elisa, ngewe ntabwo nigisha nka Elisa. Oya rwose, gira undi muntu n'umwe mu nkompana nawe, kuko nta bajya guhamagarwa sinari mari, nanjye mpamagarwa simbare bahari. Sinzi Imana bakorera, nabo ntibazi iyo nkorera, na cyane ko iki kirere cyuzuyemo Imana nyinshi. So please nimumbabarire. Kandi uzumva ibyo mvuze, hari n'ababuranama bajya ngo ati Pamfili ngo ukoresha nk'wa buranama. Oya rwose, uya ubwo buhanuzi uvuze na buranama waravuze biramureba. Ngewe nzu wampamagaye, ntabwo undi muntu wese ajya guhamagarwa na rimwe. Ndabibasabye rero, kandi muzajya mugenda mwumva akenshi, niba wumvisha ibyo uyu muntu avuze nawe nkabivuga, ejo ariko ushobora kuzumva ngarutse nkavuga ibitandukanye na byawe noneho wigisha. Nk'urugero uzasanga nitugera kuri iki kintu cya premillennialism, muraza gusanga ba Musisi bo n'abandi tudashobora guhuza ibi bintu. Ni byiza ko wowe bifata kompara mu buryo bwawe, ariko ni byiza ko njyewe umfata nka Pamfili. Nta wundi muntu wampamagaye, nta n'uwantumye kuza muri ibi bintu mbirimo, kuko nzi ko nzi cyanzanye muri ibi nicyo mbigamijemo. Turabanza turebe ibice bitatu. Ese mu by'ukuri abantu twita aba premillennialiste ni bantu ki? Cyangwa se premillennialisme ni iki? Yigisha iki? Icya gatatu, ababigisha ni bande? Nimvuga iki kiganiro uraza kugenda uri butungurwa no kugenda usanga abantu mu madini atandukanye ari ibi bintu bigisha, kandi ukumva ujya ari muri iri nibyo, ariko n'uyu yari muri iri nibyo yigisha. Ntabwo iba ari ihame, mbibahaye kugira ngo umuntu wese abigenzuze ibyanditswe. Premillennialisme ni imyigizerere, kuko nicyo iryo jambo ruvanamo amagambo abiri. Harimo ijambo pre bivuga before mu cyongereza, hanyuma millennium bivuga, cyangwa se millennium mu cyongereza bivuga ingoma y'imyaka igihumbi, niyo isme bivuga doctrine cyangwa se imyizerere. Ubwo bikaba bivuze ngo iyo nimwumva mvuze ngo premillennialisme, ndaba mvuze abantu bizera ko Yesu azaza akima ingoma y'imyaka igihumbi mbere y'uko itorero rijya mu ijuru. Hanyuma aba bantu bizera gutya bagiye barimo nabo ibindi bintu byinshi batandukanye. Hari uzumva uyu yigisha gutyo kumva we yizera ko Yesu azaza kwima ingoma hano mu isi y'imyaka igihumbi, akayima hari Yerusalemu kwa Dawidi, ariko akavuga ibi ngibi ukumva bitandukanye n'ibyo uyu nawe wizera ibyo, ariko akaba hari n'ibindi atizera. Donc nabyo ni igitsinda kinini kirimo byiciro, kigiye kirimo amaklase. Ndaza kuvugaho amaklase abiri cyangwa se ibyiciro bibiri bikomeye bibabamo, ariko nabyo mwimbere bigiye byifite utuntu dutsinda dutoye. Ntabwo byose nabyinjiramo ngo mbirangize. Hari cyitwa historical premillennialism, aba nibo babanje babayeho kera, ariko bo ntibanemera ko itorero rizajya mu ijuru. Bemera ko Yesu azaza kwima ingoma ku isi bikaba birarangiye.
iby'ijuru ntabwo babyemera, naho nk'abamuzumva nk'abateme de Jehova cyangwa abahamya ba Yehova bashingira imyizere yabo n'ibindi ku iyo ngoma y'imyaka 1000 izaba, ariko nta by'ijuru n'ibindi. Hakaba noneho n'abitwa dispensation premillennialism, noneho ababo n'abizerera. Urumva iryo zambo dispensation ni nk'ibihe, ni nko klasa ibintu bitandukanye. Ukavuga ati hari dispensation, hari igihe iki n'iki, hari igihe iki n'iki, hari igihe iki n'iki, hari igihe iki. Ni abantu bizera ko Yesu azaza kwima ingoma y'imyaka 1000 hano mu isi, ariko nabwo bizakorwa mu bintu by'amatsinda. Aba rero ni nabo benshi cyane ku isi, ni nabo nshaka ko turi buvugeho cyane mu iki kiganiro, kuko aba ba historic bo ntabwo bari popular, ntabwo byagiye bikomeza no kwigishwa cyane, nubwo nabo bagihari ariko bake. Ndashaka rero kuza kuvuga kuri bano bitwa ba dispensation premillennialism, nibo bariho uyu munsi cyane mu kwisi. Bizera ko nkuko icyumweru kigizwe n'iminsi 7 cyangwa se iremwa ryakozwe mu gihe cy'iminsi 7, bizera ko n'isi nayo igomba guca mu bihe 7. Ibyo bihe 7 bizera mu gihe cya mbere cyitwa dispensation of innocence, ni nk'igihe cy'intungane cyangwa se cy'abatakoze ibyaha, niyo ariko twabivuga. Bizera ko iki gihe gitangirana n'iremwa kikagera ku gicumuro cya Adamu. Ibi mvuze mu nyumve neza, ndi kuvuga kuri ya premillennialism y'ikiciro cyitwa dispensation bagira gutyo. Nabo rero baciyemo ibyo byiciro byinshi, ariko ndi kugaragaza ibihe bo bizera ko isi iciyemo. Mbese bavuga ngo nkuko tuvuga wenda amateka y'u Rwanda ngo aciyemo ngo ibihe ngo bimeze gutya, ngo igihe cy'abantu zabe bagihanga, ngo icy'abami ngo ntabe mishumira, ngo noneho ngo n'icy'abami bandi ndabyibagiwe simbyibuka neza, ukazaza mu gihe cya Repubulika, tukazakomeza n'ibindi. N'aba bizera gutyo, bakizera ko icyo gihe cya mbere cyitwa igihe cy'intungane, ari cyo gihe Imana yaremaga kugeza igihe Adamu acumuriye. Hanyuma bizera igihe cya kabiri cyitwa dispensation of conscience, cyangwa se igihe cy'amarangamutima, aho umutima nama ari gukora, cyangwa se igihe cy'umutimanama. Bavuga ko gihera ku gihe kuva Adamu akoze icyaha kugeza ku mwuzure wa Nowa. Mbese mu yandi magambo, Imana irimbuye isi ya mbere. Ubwo tuvuye mu gitabo cyitangira igice cya mbere tugeze mu gice cya 9. Hanyuma icyo gihe kirarangira, hakazaho igihe cyo kwiyobora k'umuntu ari we wiyobora, gusaba abantu. Iyo ubyumvishe uhita wibaza, none se ubundi cyo kuyoborwa n'umutimanama no kwiyobora byo bitandukanira? Ariko nyine ni igice kimwe udashobora guhindura, kuko niko babyizera, kuko nyine bashatse ukuntu isi bagomba kwicamo ibihe 7. Bavuga ko icyo gihe cyo kwiyobora k'umuntu cyangwa se cya human government gitangira kuva umwuzure urangiye, kikazamuka kikagera igihe Imana ihamagara Aburahamu. Bakavuga ati ubwo ni ikindi gihe. Mu yandi magambo bisa nk'aho bavuga ngo n'undi munsi. Igihe cya 4 ni igihe cy'amasezerano, cyangwa se dispensation of promises, ni igihe cy'amasezerano. Iki gihe rero gitangirana no guhamagara kwa Aburahamu, kikarangirana n'urya munsi Abisirayeli bahagarara ku musozi wa Sinayi. Bavuga ko icyo gihe nabwo ubwo kiba kirarangiye. Ntabwo ndi bujye kwigisha ku bintu birimo aho hagati aho, ariko ndimo nashaka kwereka ko bizera ko isi igomba guca mu bihe 7 bingana n'iminsi 7 igize igihe kiremwa cyangwa se kirema. Hanyuma hazaho igihe cya 5 cyitwa dispensation of law, cyangwa se igihe cy'amategeko. Gitangira ku musozi wa Sinayi kikazamuka kikagera kuri Kristo cyangwa se ku musaraba. Icyo gihe nicyo bita igihe cy'amategeko. Hanyuma bakazaho igihe cya 6 cyitwa igihe cy'ubuntu, cyangwa se igihe cy'itorero, dispensation of grace, cyangwa se churches age. Icyo bakavuga ko gitangira noneho ku kuzuka kwa Kristo
gukomeza n'ubu aricyo turimo, kizagenda kirangire Yesu agarutse bwa kabiri mu isi aze gutwara, azabaje kwima ingoma y'imyaka 1000. Igihe cya nyuma nicyo bita dispensation of kingdom cyangwa se igihe cy'ubwami, kizatangira Yesu aje kwima ya ngoma y'imyaka 1000 kirangirane n'iyo myaka 1000. Ibyo nibyo bihe 7 bizera ko isi igomba gucamo, kandi ngerageje kubisobanura uko babyizera, abantu bizera gutyo. Ibi mvuga gutya, abantu benshi muri bigisha ibintu, abapasiteri bakomeye, n'aba doctors muri theology, n'aba philosophe, n'abantu bakomeye bagiye batandukanye bashobora kwigisha ibintu, kubera ko nyine umuntu ibyo umenya n'ibyo wakwigishije, kuko kwiga no kwigana. Ni bande bigisha ibi bintu? Mu by'ukuri iyo utangiye kwigisha ukavuga ibyo kuzamuka cyangwa se kuzamurwa kw'itorero, ukavuga iby'intambara Armageddon cyangwa se ushobora kuvuga Armageddon cyangwa nkavuga Armageddon, byose ni kimwe, ni ikibazo cy'indimi. Cyangwa se ukatangira kuvuga ibyo kurangira kw'isi, ubundi ugatangira kuvuga ibyo kugaruka kwa Kristo, uba utangiye kuvuga cyane ibintu bikomeye. Ariko by'umwihariko ugeze ku cyitwa ingoma y'imyaka 1000, ubuvuze ibyigishwa n'amadini menshi cyane ku isi, kandi bikigishwa n'abantu bakomeye cyane ku isi, ndetse kugeza ino saha bibarwa ko igice kingana na 70% by'abakristo ku isi, 70% by'abakristo ku isi bizerera muri imyizerere ya premillennialism, bizera ko Yesu azagaruka ku isi akima ingoma. Ni imyizerere ikomeye ifite imbaraga. Nawe baze ngo abakristo 3 muri 4 uzi bizera gutya, bizera ko Yesu azagaruka ku isi akima ingoma. Abenshi rero uyu munsi turi bishwanire bari ugere gute, ariko ntabwo ngambiriye kugira ngo umuntu ko kuntuka ntago bingaburira, ntago kuntuka bituma mbyibuha. Ni challenge kiza imbere yawe. Ibi bintu kubivugaho ndabizi ko ni nko guterewe ku karere k'abanyarwanda bavuga, ni amagambo akomeye, ni ikintu kitoroshye kubona icyo ugisobanuza. Kubera iki? Ni ikinyoma cyigishijwe n'abantu bakomeye cyane ku isi, mu bigisha bakomeye bagiye babaho mu myaka myinshi itambutse, kandi n'uyu munsi cyakomeje kwigishwa. Ni ikinyoma cyagiye cyigishwa n'aba Billy Graham, ni ikinyoma cyagiye cyigishwa n'aba doctors nk'aba Hillel Lindsey, nko mu gitabo yise The Right Great Planet of Earth, kimwe mu bitabo byagurishijwe cyane ku isi muri za 70-80 harimo n'abanditsi nk'aba Duke Clark, nko mu gitabo yise ngo Shock Waves of Armageddon. Ni ukuvuga ngo nyine ni nko kuvuga uti noneho imitutu, urumva ni shock waves, urumva ni nko guturika kwa Armageddon, nyine ni nko kwa kundi ibisasu bituragurika ahantu muri Armageddon. Witwa Patty Robertson mu gitabo yise The End of the Age, nabo n'abantu bakomeye ku isi wagenda uvugaho, even hano mu Rwanda. Sindi bomeshe amazina menshi hano mu Rwanda, ariko nabigisha benshi kandi abakristo benshi namwe nuko mu byumva. Ariko iki kinyoma kizerwa nk'ukuri na benshi siko Bibiliya cyigisha. Abenshi babyumva gutya, umuntu azahita ababwira ibintu akabibabwira, wow, ni ibintu bikora rero ku marangamutima y'abantu cyane, ni ibintu bikurura attention y'abantu ku buryo abantu bato, ariko nta no kujya kugenzuza ibyanditswe bakabifata buhumyi. Usibye n'aba bahanga nagiye mvuga amazina y'abantu benshi bakomeye ku bantu bakora gusoma ibitabo, mwazasanga benshi mubazi. Hari na verisiyo zimwe za Bibiliya, kuko Bibiliya zigenda zigira ama verisiyo. N'ubu nshatse nanjye nakwandika Bibiliya, iri sufye gufata ya yindi yari ihari nkagira ibyo ngenda mpinduramo, byitwa verisiyo nshya ya Pamphile. Nawe wabikora. Nabyo nuko kuyo mwitonda mukigengesera, kuko ntabwo abanditse Bibiliya bose barafite gahunda yo kugira ngo mubone ubwami bw'Imana cyangwa musobanukirwe ijambo ry'Imana. Abagiye babikora bagamije kugoreka kuri.
hanyuma harimo nka za Bibiliya nk'iyitwa The Scofield Reference Bible, yitwa La High Prophecy Bible n'izindi zirahari nyinshi zigenda usanga muri footnote mujya musoma Bibiliya. Iyo uri gusoma Bibiliya ujya ubona bene utu tuntu tuba hano, utu tuntu twita ama footnote, ariko ku Bibiliya menshi nk'aya y'abakomantateri zitwa Bible commentaries usanga ari Bibiliya ariko igifitemo commentaire nyinshi cyane. Muzakunda kubona nka cyara Bibiliya kinini nkunda ko nkoresha abantu bajya babibona muri video. Ibi utu tuntu twita ama footnote uzasanga ama Bible rero nk'aya ngaya nakubiraga yabaye nk'iya Scofield Reference Bible, iya Tim LaHaye Prophecy Bible zigiye zita ama footnote ariko yaba yino myizerere ya premillennialism. Ibyo byose ushobora kwisoma gahita urushaho kuvangirwa cyangwa se kumva ko ari ukuri kuko ubisomye babihuje na Bibiliya, ariko nanone dukwiriye kwitonda. Kandi ibi nabyo bigenda bintera ubwoba nkibaza iki gituma abanyamadini babihuza ibi bintu cyane. Kuki ari ibintu nibaza amadini tugenda dusanga hari ibintu byinshi usanga amadini yizera, ari nayo mpamvu uzabona iki kintu cyitwa ubumwe bw'amadini. Nuko ibintu byinshi ubona by'ibinyoma bigoretse bya Bibiliya usanga babihuzaho, nabyo bintera ubwoba. Niki mu by'ukuri bigisha bizerera muri ingoma y'imyaka 1000? Reka manze nkwibutse ko nkuko nabivuze hejuru, iyi myizerere ifite ibyiciro byinshi bitandukanye. Bivuze ngo bano baba muri bizera ingoma y'imyaka 1000 ko kagira ibyo bemera, bano batemera n'abatemera gutyo. Bityo rero wowe ibyo wumva cyangwa uzi akenshi biterwa n'umwigisho guhagarara imbere cyangwa se n'ibyo pasiteri wanyu yigisha. Ariko reka turebere hamwe ibice bikeya nkuko natangiye mbivuga, cyangwa se inkingi pillars zigize imyizerere yabo shingiro. Ikintu cya mbere mu nkingi zikomeye ni cyitwa ubwami cyangwa se kingdom, kuko urumva ni ya ngoma y'imyaka 1000 turi kuvuga. Ntabwo aba bantu bizera ko cyangwa bemera ko ubwami bwa Yesu Kristo bwamaze kuzana ku isi, oya rwose. Ahubwo bavuga ko Yesu igihe yazaga hano ku isi bwa mbere, burya ngo yarajeje kwima ngo abe umwami, azayo gushinga ingoma, physical kingdom nkuko tubyumva nyine, nkuko tuvuga ngo president w'u Rwanda nawe ngo burya Yesu yarajeje kwima ingoma muri Isiraheli, akaba umwami akicara ku ngoma ya Dawidi, akayobora nkuko ubuhanuzi bwinshi bwagiye buhanura Mesiya uzaza cyangwa se Kristo uzaza, uko azaba ufite ubutware, ibintu byinshi babisobanura ibintu byinshi, ariko yagomba kuza akestablishinga cyangwa se agatangiza ubwami bwa Yesu nyine, cyangwa ubwami bwa Kristo cyangwa ubwami bwa Mesiya. Bwagombaga kuba hariya rero i Yerusalemu nkuko Dawidi yari afite icyicaro cy'ubwami bwe, kuko murabizi ko muri za 600 cyangwa se 540 bitewe n'igitabo usoma, Nebukadineza asenye Yerusalemu n'ibyayo byose birarangira ikintu kitubwami kirashira muri Isiraheli kugeza n'uyu munsi. Bumvaga bafite ibyiringiro rero ko Mesiya azaza akima ingoma ya Dawidi, ariko ngo yaraje biramunanira, ngo aratsindwa, ngo kuko ngo Abayuda banze kumwimika, ngo baramurwanyije banga kumwemera. Bityo rero umugambi wa Yesu uburizwamo. Bavuga ko asa nkaho ari umufungamutwe cyangwa ari umuntu ukomeza umutsi, yanze kwemera ngo abonye ko Abayuda banze kumwimika ngo ababere umwami kandi ibyo yashakaga. Noneho aza gutegura nk'icya kabiri, nk'icy'umuntu yakita plan B cyangwa se umugambi wa kabiri, kuko uwa mbere ufeirinze, aribwo ngo yaje gushinga icyitwa itorero. Avuga ati nimwe mukora by'agateganyo, ngiye kwisuganya nongere ngira imbaraga, nzagaruka nkomezanya namwe, noneho ubundi nsinde mb'umwami. Bisa nkaho ari byo baba bavuga iyo bari kuvuga ko
Yesu yaje ashaka gushyiraho ingoma bikamunanira kuko bifashisha ibyanditswe byera byinshi byo mu isezerano rya kera kugira ngo bigaragare ko Yesu azicira kuri iyo ngoma ya Dawidi, ariko kuyobora Isirayeli byamara kumunanira, yamara gutsindwa gutyo agategura umugambi wa kabiri. Ariko reka nkubwize ukuri, niba ujya usoma Bibiliya neza kuko by'ukuri uraza gusanga iyi myizerere cyangwa se imitekerereze imeze gutya ni nayo abayuda bari bafite. Abayuda bumvaga ngo Kristo uzaza azaba ari umuntu udasanzwe uje kwima ingoma, noneho Yesu aje muri buriya buryo bativuga uvuye aho ntabwo rero dushaka, si wowe dutegereje. Ibyo byatumenye Yohana yandika amagambo akomeye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana mu gice cyaho cya mbere. Muraza kwihangana ndi gukoresha imirongo myinshi cyane muri Bibiliya, namwe mwabonye nanatangira ntasoma, nuko nzi ko muri iki cyigisho cyangwa se muri iki kiganiro ndi gusoma imirongo myinshi cyane muri Bibiliya. Muri Yohana igice cya mbere kuva ku murongo wa 11 avuga amagambo akomeye avuga ngo Yesu yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Kuko uko bari barisobanuriye ubwami bwa Mesiya siko babugoye, bituma Yesu bamubamba. Petero ukoresha amagambo meza aravuga ngo mufata umwami muramubamba, kiranze muramubamba. Usanga rero n'aba bantu ibintu bavuga ari byo bihura cyane n'ibyabaye ku Bayahudi, kandi ibi binavuguruza cyane ibintu Yesu yavuze muri Yohana 18. Mureke naho masome mu rwandiko mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo na Yohana igice cya 18. Yesu yarari mu bintu by'urukiko cyangwa se batangiye kumurega. Ku murongo wa 36 aravuga ngo 3:5 harabaza ngo Pilato aramusubiza ati uragira ngo, reka mbere kuri 3:3 haravuga ngo Pilato yongera kwinjira mu rukiko ahamagara Yesu aramubaza ati wowe uri umwami w'Abayuda? Unyumve neza. Yesu nawe aramubaza ati mbese ibyo ubibajije ku bwawe cyangwa se n'abandi bakubwiye ibyanjye? Pilato aramusubiza ati kugira ngo ndi Umuyuda, ahubwo ko bwanyu n'abatambyi bakuru sibo bakunzaniye, wakoze iki? Yesu aramusubiza ati murongo 3 ngambire aravuga ngo ubwami bwanjye si ubw'isi. Iyo ubwami bwanjye bwari ubw'isi abagaragu banjye baba barwanye ngo ntahabwa Abayuda, ariko noneho ubwami bwanjye si ubw'ino. Si ubw'ino. Niki gituma mukomeza gutsindira Yesu ubwami bwa hano? Reka nsubire inyuma mu gice cya 6 cya Yohana, n'ubundi ntabwo njya kure. Muri Yohana igice cya 6 umurongo wa 15 Yesu amara kuvuga ibintu bikomeye, hanyuma ngo Yesu amenye ko ndi muri Yohana 6:15 avuga ngo Yesu amenye ko bagiye kumufata ngo bamwimike, arayifura asubira ku musozi wenyine. Niba Yesu yaraje mu isi kugira ngo yime nk'umwami nk'uko byigishwa n'aba bigisha b'ibinyoma, uzajya mwihangana, sinshobora kukubaha titre yose waba ufite mu gihe cyose ubeshyera Bibiliya cyangwa uyirwanya. Kuko kuri nge Bibiliya ni ijambo ry'Imana, si igitabo cya filozofi, si igitabo cy'amateka, si ibitekerezo by'abantu. Oya, si ibintu abazungu batuzaniye nk'uko Panafricanisme yigisha. Oya rwose, Bibiliya ni ijambo ry'Imana ridakeneye ibindi birungo kugira ngo risobanuke, ridakeneye ikikurwamo kugira ngo yuzure. Y'ubwayo irihagije. Niba rero Yesu yagomba kuza kwima agaferinga nk'uko byigishwa, no mugambi ukaburizwamo kwa Dawidi batabishaka, Bibiliya tubwiye ngo abo Yesu amenye yuko bagiye kuza kumufata bakamwe ngo bamwimike, harabacika. Iyo opportunity nde wayanga? Wari ufite gahunda yo kugira ngo wime n'ibindi. Bakomeza bavuga ko nyuma yuko Yesu abonye aneshejwe yakoze ya plan B, abashinze itorero cyangwa se reka mukiti idini uko abyita byose, ariko Bibiliya ivuga itorero,
by'agateganyo. Impamvu mvuze ngo reka mbyite idini ni nk'uko kuko urumva hano concept turi kuvugamo ni concept ya politique, bisa nkaho Yesu yashinze umutwe w'inyeshyamba, kuko nyine baje gukora kudeta ngo bayitegeke isi bibananiye, abagiye basiga inyeshyamba ziri ku rugamba, aribwo ubwo nizo twebwe, ubwo bavuga ko twe turi inyeshyamba, abakristo bose turi nk'inyeshyamba ziri kurwanira ubwami bwa Yesu kwanga azaze, wanasanga ibintu turi tayari. Nubwo akaba yaragiye gusaba nk'inkunga ahantu, ariko ukavuga ko iyo plan B yayikoze kugira ngo tube duhari tubaye tumukorera, tumukomeza kumuvuga no kumukorera propaganda, hanyuma azashiraze iyo plan B hitivaho none asubizaho ya plan yo kwima, aribwo azimanga ingoma y'imyaka 1000. Ariko reka tujye tuvugisha ukuri, ibintu gutuka Imana. Umuntu wese uzumva yigisha ko agakiza ari plan B, ari umugambi Imana ateguye, abantu bigisha agakiza ko umugambi Imana ateguye nyuma yuko wa mbere utsinzwe, babyigisha mu buryo bubiri. Hari ababitekereza ko, hari ababigisha ko Imana akoze umugambi w'agakiza kubera ko umuntu yaramaze gucumura bigatungura Imana igatishaka ukuntu izabacungura umuntu. Hari n'abatekereza ko agakiza kabayeho cyangwa se itorero ryabaye kubera ko Yesu yaramaze gutsindwa, kwima bimunaniye akabikora gutyo. Ariko bose iyo ni blasphemy, no gutuka Imana rwose pe. Hanyuma nidusoma muri Bibiliya muraza gusanga dufite ibyanditswe byera bihakana ko itorero ntabwo ari plan B y'Imana, oya rwose, ahubwo itorero ryari mu mitekerereze y'Imana mbere ya byose. Reka dusome mu rwandiko Pawulo n'icya Abefeso igice cya 3, Abefeso 3 n'amagambo adufasha kumva ikintu. Kuva ku murongo wa 10 Pawulo avuga ngo kugira ngo urumva mperimo hagati ibyo Pawulo ari kuvuga, aravuga ngo kugira ngo muri iki gihe abatware n'abafite ubushobozi bwo mu ijuru mu buryo bw'umwuka bamenyeshwe n'itorero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi nk'uko yabigambiriye kera kose muri Kristo Yesu umwami wacu. Ntabwo umugambi w'agakiza wabayeho cyangwa umugambi w'itorero wabayeho kubera ko Yesu aferinze uwa mbere. Ni ibintu Imana igambiriye uhereye kera kose, kuko mu cyongereza baravuga ngo according to the eternal purpose. Umugambi itorero ni eternal purpose, ni umushinga Imana ateguye mbere ko turemwa. Byose ibintu Imana ari bizi kandi yarateguye, ntabwo ari plan B. Hanyuma ndashaka kwereka ibintu bigaragaza ko iyi myizere ari ibinyoma. Reka tujye muri Matayo 3, Matayo igice cya 3, ndahera ku murongo wa mbere, nishaka nsoma wa mbere no kabiri. Icyo gihe Yohana Umubatiza araza yigisha mu butayu bw'Yudaya ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Kingdom of heaven is ahead. Ntabwo iyi myizerere abantu bari kwigenda babeshya abantu ari ukuri. Mu gice cya 4 umurongo wa 14 nabwo Yesu avuga aya magambo, ubwo ari kubwiriza Kaperinaumu, aravuga ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya ngo bisohore ngo nishaka mpere hejuru gato cyangwa se reka nsimuke ngire kuri 17 kuko no gusoma byinshi, kuko naho aravuga ngo ahera atangira kwigisha avuga ati mwihane kuko bwo mu ijuru buri hafi. Iyi nkuru uramutse uyumvisha impamvu ushaka kwihera hejuru ni ukugira ngo asobanure ibyavuzwe na Yesaya mu gihugu cya Zebuloni, Naftali, hafi za Yorodani na Galilea n'ibindi byose, kugira ngo bikurure bize bijyane kuba Yesu ari we Kristo wavugwaga. Ariko avuga ijambo rikomeye ku murongo wa 14 aravuga ngo repent, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Aha yavugaga itorero rwose.
imirongo ni myinshi. Mu gice cya 10 umurongo wa 7 aravuga ngo nimugende mwigishe muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi. N'aya magambo nyine ni Yesu yavuga. Avuga ikijyanye n'ubwami bw'Imana cyangwa ubwami bwo mu ijuru, ubwami bwa Kristo. Ari igihe yageze ari kuganira n'Abayisiraheli cyangwa se n'Abayuda, ababwira amagambo mu gice cya 12 abona nyine bya bintu ntibabyumva pe. Avuga ijambo rikomeye cyane ku murongo 28 muri Matayo 12:28 aravuga ngo ariko umwuka w'Imana niba ari wumpa kwirukana abadayimoni, none ubwami bw'Imana baguye gitumo. Ubwami bw'Imana muvuga n'ubuhe? Already ubwami bw'Imana baguye gitumo. Ijambo gitumo ni ijambo rivuga ngo bwahageze, bwabagezemo. Reka nsome mu cyo Pawulo yandikira Abakolosayi, wenda reka nsome ibindi bice 2 cyangwa se ni mirongo 2 yonyine ikinkiveho cyo kugaragaza ko agakiza cyangwa se itorero atari umugambi, atari plan B, atari uko Yesu yaramaze gutsindwa agahitamo kubavuga ati reka mbe nshatse abarwana cyaka basigare bansigariyeho nanjye hirgiyo. Reka nsome mu Bakolosayi igice cya 13 Pawulo aravuga ngo niwe wadukijije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda. Noneho yakingidom mwayumvishe kiri kuvugwa hano, kuko iki ngiki ngo cyumvikane neza mbere y'ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 ubwami bw'Imana buvugwa nk'aho bugiye kuza, kuko ubwami bw'Imana cyangwa se itorero rishingwa ku munsi wa Pentecote. Nibyo Bibiliya yigisha, ntabwo ari ibitekerezo by'abantu. Muzasoma hose muri Bibiliya mujye mubona ko mbere ko Pentecote iba kuri Bibiliya byakozwe no mu gice cya 2 ubwami bw'Imana bavuga ngo buri hafi, ariko nyuma y'ibyakozwe no mu gice cya 2 gukomeza aho Bibiliya irangirira bavuga ngo ubwami bw'Imana noneho already burahari, burimo reigning. Hanyuma uko Pawulo cyangwa se uko Yohana we abivuga mu gice cya 2 cy'ibyakozwe n'intumwa ntako ibyahishuwe, reka nsome umurongo wa 9 gusa. Abo bantu bose banditse Bibiliya ibintu bigaruka kenshi aravuga ngo ngiye Yohana mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Dusangiye iki? Amakuba, ubwami, kwihangana n'isuro riri ku bwami amaze kuvuga kandi bwamaze kuhagera. Ubwami bwa Yesu barabusangira bate butaraza? Uzansobanura ute ko Yohana yarasangiye n'abandi amakuba, ubwami bwo buzaza? Reka nkimukeho ahubwo noneho nsigara nibaza, ese koko ibi dusomye muri Yohana no mu byahishuwe Yohana yanditse yaratubeshyaga? Ese kubwo nasomye Yohana 1, Yohana 8 nhenje, ese Matayo nawe yaratubeshyaga? Pawulo na Yesu nabo baratubeshye? Cyangwa ahubwo ababigisha b'ibinyoma mu mazina yabo yose bafite n'amatitire bafite nibo bari kudushuka batwizeza ibyo kwisaza kw'imingoma y'imyaka 1000, bagaragaza ko Yesu atigeze yima iyo ngoma y'imyaka 1000, nako Yesu atigeze yima ingoma ku isi. Iyo ngoma azayima mu gihe kizaza, ingoma y'imyaka 1000. Reka njye kuri point ya 2 bavuga ibijyanye n'ibimenyetso by'ibihe. Nari nababwiye ngo ndibuvuga kuri 5 cyangwa 6, ariko ndabona ndibuzigira 6. Reka mvuge kuri iyi yitwa ibimenyetso by'ibihe. Abantu bose uzumva bakubwira ibijyanye n'ibimenyetso by'ibihe bazagusomera Matayo, bazagusomera ibintu byo muri Matayo igice cyaho cya 24. Umuntu wese uba wumva ko ushaka kubwira ibimenyetso by'ibihe, mbese ibimenyetso byo kugaruka kwa Kristo, ibintu byinshi, asoma Matayo 24. Ariko ndashaka tuwasome, ndagenda masoma mu giciro ko ni igice kirekire cyane kigizwe n'imirongo 51. Ntabwo byoroshye guhita nyisoma yose ndi muri kino kiganiro, ndaza kuyivugaho mu magambo make.
akubwira ko ibimenyetso by'ibihe, mu biranga ibimenyetso by'ibihe hari izi ntambara za hato na hato, izi ndwara z'ibyorezo ziri kubaho, iyi mitingito iri kubaho, isi kuba idafite amahoro, y'inzara, ubu bukene burushaho kugenda. Ibi bintu bikwereka muri Afghanistan intambara yabaye, ngaho muri Kongo murasirazuba irahari, ariko bose bagatsitsa cyane ku ntambara yo muri Isiraheli uyu munsi ihari muri Isiraheli. Bakavuga bati kiriya ni ikimenyetso simusiga cyerekana ko Yesu agiye kugaruka gutwara itorero, ni ikimenyetso kigaragaza ibihe by'imperuka. Ni munyemerere nsome Matayo 24 ndasoma umurongo wa 6 kugeza ku wa 8. Wende niragenda nyisoma gake gake kuko nababwiye se nagisoma cyose ni kirekire, ariko nawe ufite umwanya wa pozinga ukabisoma, ngendanga ko kiza kurambira abantu bari bugikurikire. Matayo 6 aravuga ngo muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika umutima kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera ishyanga n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibi byose bizaba ari intangiriro ryo kuramukwa. Ibi nibyo bashingiraho kubwira intambara, yewe bakakwanga ibi ni ibimenyetso by'imperuka, ni ibimenyetso byo kugaruka kwa Kristo. Ariko reka turi icyo Bibiliya bivugaho, niko kuri konyine. Reka nsubire inyuma gato ku murongo wa 3. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa be baza aho ari abitegeye. Aho ari biherereye baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimperuka n'ikihe? Munyumve neza, bamubaje ibibazo bitatu. Tubwire igihe ibyo bizaba, n'ibiki bizaba, n'igihe, n'ibyo avuga ku murongo wa 1 no 2. Murongo wa 1 avuga ngo Yesu asohoka mu rusengero, akigenda abigishwa be baramusanga bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Murongo wa 2 akavuga ngo arababwira ati, ntimurebe ibi byose? Ndababwira ukuri yuko hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Nibwo umurongo wa 3 avuga ngo noneho tubwire ibyo bizaba ryari. Cyo kibazo cya mbere mubaze. Ibihe bizaba nibyo kuba hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Kabiri, ikimenyetso cyo kuza kwawe ni ikihe? Gatatu, ibimenyetso by'imperuka ni ibi, cyangwa ikimenyetso cy'imperuka ni ikihe? Si ibibazo bitatu mubajije. Nuramuka usomye neza, sindi mu bisome nabibabwiye, iki gice ni kirekire kandi ibintu nateguye kuvuga ni byinshi. Kuva ku murongo wa mbere w'iki gice cya Matayo 24 kugeza ku murongo wa 34, Yesu avuga ibijyanye na Yerusalemu no kurimbuka kwayo n'urusengero. Ndabisubiramo, kuva muri Matayo igice cya 24 umurongo wa mbere kugeza ku 34, Yesu abari kuvuga ku bijyanye no kurimbuka kwa Yerusalemu no gusenyuka k'urusengero. Ari nabwo asoza avuga ijambo rikomeye aravuga ngo this generation shall not pass until all these things be fulfilled. Ntabwo abantu b'iki kinyejana cyangwa se abantu b'ubu bwoko, ntabwo bazapfa bose ibi bintu bitarasohora. Iyo tuvuze generation, tuvuze igisekuru cyangwa se ubwoko. Generation ni periode y'imyaka 100. Ibi tuvuga abahanga benshi bemeza ko byavuzwe muri za 33 cyangwa muri yo range y'imyaka 26, biterwa n'igitabo usomye, kuko nta muntu uzi tariki Yesu yavukiyeho n'ukwezi n'umwaka. Bagenekereza bashingiye kuri biraruka yanditse avuga ngo habaye amabarurwa, bakajya gushaka amabarurwa baye kuko ntibashyiraga amatariki. Ariko ni muri icyo kinyejana cya mbere Yesu aravuga ngo iyi generation cyangwa se iki gisekuru, ndababwira ko yuko abo bwoko batazashiraho kugeza aho ibyo byose bizashira. Iyo tuvuze ubwoko ntago tuvuze Abisiraheli, tuvuze igisekuru cyangwa se ab'iki kinyejana. Nicyo kinyejana cya mbere.
ntabwo bazapfa bose ibi mbabwiye kuva ku murongo wa 2 bitarabaho. Ngibyo ibyo Yesu ari gusobanura, ngibyo biri kutubwira. Hanyuma nuramuka usomye kuva ku murongo wa 36 kugeza ku wa 51, Yesu abagiye gusubiza cya kibazo cya kabiri cy'ibimenyetso byo kuza kwe n'iby'ibimenyetso by'imperuka, niba agiye kubisubiza. Niko kuri. Kugira ngo ubyumve neza, reka nsome umurongo wa 36. Ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse Data wenyine. Keretse Data wenyine. Bisaca gusobanura iki? Aba bantu birirwa babeshya ku ma YouTube mu nsengero hirya no hino bababwira ngo dore ibimenyetso byo kuza kwa Yesu n'iby'iminsi imperuka, bose barababeshya ni ibinyoma. Nta muntu n'uyu umwe kwisi uzi ibimenyetso byo kugaruka kwa Kristo cyangwa iby'imperuka, nta n'umwe. Ibi bimenyetso Yesu avuga muri Matayo 24 ni ibyo gusenyuka kwa Yerusalemu no gusenywa k'urusengero bikozwe n'Abaroma, kandi barabisohoje muri 70. Ku bantu musoma amateka y'itorero muzi neza ko ibi bintu byaba. Hanyuma reka ninjire ku nkingi ya 3 yitwa rapture, cyangwa se gutwarwa kw'itorero, kuzamurwa kw'itorero ko babyita kose. Iki kikaba ryo shingiro rikomeye cyane ry'imyizerere ya premillennialism, aho hafi ya bose bizera ko itorero rizatwarwa mu ibanga. Yesu azaryiba, azatungura abantu, mbese ngo muzagira ngo ba Pamfili muzabyuka mu bagure mugire ngo wagiye mu butayu gusenga, ngo muzabyuka ngo Yesu ngazaritwara, ngo noneho ngo umubyeyi aba yari nkuko nsa umwana, ngo baragiye cyangwa bamusize mu buriri ngo aryamye, noneho ngo ajya kumeranga mu burengagira ngo ni nka se wamusohokanye, n'ibintu biri aho ngaho ngo rapture cyangwa se gutwarwa kw'itorero cyakuza mu itorero kuzakorwa mu ibanga ku buryo abanyabyaha batazanabimenya. Ibyo ni ibinyoma twigishwa imyaka, cyangwa twigishijwe imyaka n'imyandiko, ko itorero rizajyanwa. Ari nabyo ku bantu baba bararebye filime yitwa Left Behind, ni filime ya Hollywood nyine nayo, ubwo ni nk'abasigaye mu yandi magambo, nayo igaragaza ko hari abazajyanwa abandi bagasigara. Ibyo bihuye cyane cyane n'ino myizerere yo kuba ko itorero rizajyanwa mu ibanga, hanyuma abandi basigaye bikazabagora. Muri iyo filime yitwa Left Behind, abera bazatwarwa, abanyabyaha n'abakristo batari biteguye, mbese batari bari maso, bazasigara. Ibi bintu byo twakuriyemo twigishwa mu nsengero, twigishwa turi mu bana no hose, ariko mu by'ukuri sibyo birayigisha. Bavuga ko hazabaho imizuko 3, wenda so dushaka kuba mu bisho 3, hari n'abigisha 2 ariko bigisha 3. Ndaje kubesobanurira imizuko 3 bavuga kwizabaho, kandi iyo mizuko ikazaba itandukanye. Hakazabaho umuzuko wa mbere uzabaho, hakabaho n'umuzuko wa kabiri, hakaza kubaho n'umuzuko wa 3. Iyo mizuko yose itandukanye, ariko Bibiliya sibyo yigisha. Bavuga ko umuzuko wa mbere uzaba umuzuko w'abera, hakazabaho umuzuko wa kabiri w'abazicungura cyangwa zacungurwa n'amaraso yabo, bavuga ko umuzuko wa 3 ari umuzuko w'abantu bazaba ari abanyabyaha bazukiye gukorwa n'isoni cyangwa se gucirwa ho iteka. Umva icyo Bibiliya ivuga kubijyanye n'imizuko. Nusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya 24, ni amagambo Pawulo avuga. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 24, reka nsome umurongo wa 15 gusa. Aravuga ngo, kandi niringiye Imana, ntegereje icyo abantu nabo bategereza, yuko hazabaho kuzuka kw'abakiranutsi
n'abakiranirwa. Umvisha ko bazazuka abakiranutse n'abakiranirwa. Hari ubwo avuze imizuko, avuze shall be a resurrection. Ni umwe, ntabwo ari myinshi. Umva uko abibwira Abakorinto mu rwandiko rwa kabiri yandikiye itorero ry'Ikorinto mu gice cya 5 umurongo wa 10, aravuga ngo kuko twese dukwiye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibimukwiriye, ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari byiza cyangwa ari bibi. Kuko twese dukwiriye kugaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, umuntu wese agahabwa ibikwiriye ibyo yakoze. Hari ubwo bavuze ngo abera ukwabo, ngo abera bazabanza, ngo noneho ngo abanyabyaha bazaza nyuma. Oya, twese tuzahagarara imbere y'intebe y'imanza. Yesu avuga ku bijyanye no kuzuka muri Yohana 5, avuga amagambo akomeye. Aravuga ngo, kansome umurongo 28 na 29, aravuga ngo ntimutangazwe n'ibyo, kuko igihe kizaza ubwo abari mu bituro bose bazumva ijwi rye, bakavamo abakoze ibyiza bakazokera ubugingo, naho abakoze ibibi bakazokera gucirwaho iteka. Ntabwo bavuga imizuko, bavuze umuzuko umwe. Babisobanura aho yabivugaho byinshi, ariko wenda njya gusoza ndibuze kubigarukaho. Reka tuvuge ku bijyanye n'itotezwa ry'itoro cyangwa se akarengane, icyo bita the great tribulation. Bigisha ko nyuma y'uko itorero ritwawe mu ibanga, kuko rizibwa, sarigo duko twabivuga, bazagenda mu ibanga, abandi ntibabimenye. Ibintu byagiye biki mu dutiyatire twinshi, byahebweho indirimbo nyinshi, ko bazagenda abandi bagasigara. Abazaba basigaye mu isi bazamara igihe cy'imyaka 7, ariko muri icyo gihe bazahura n'umubabaro uteye ubwoba, ukabije, mubi cyane, mbese ngo utaregeze ubaho mu mateka y'isi. Kuko babivuga gutyo bashingiye kuri Matayo 24, 23, nako 20 Matayo igice cya 24 umurongo wa 21, nibwo Bibiri ikoresheje ijambo ngo hazabaho umubabaro utarigeze kubaho. Kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho, uhereye ku kuremwa kw'isi ukagera none kugeza ubwo ntuzongera kubaho. Reka mbibutse ko nababwiye ngo Matayo kuva ku gice cya mbere, nako kumva ku murongo wa 1 kugeza ku 34, Yesu abari kudiringa n'ibijyanye no kurimbuka kwa Yerusalemu. Abantu benshi iyo bavuze kuri uyu mubabaro, kubera ko ukabije, baravuga bati iyi mubabaro, bakumva waba Yerusalemu ntabwo wari umubabaro ukomeye. Mwibuke ko nasoje mbabwira ku murongo wa 34 ko Yesu avuga ngo ibyo bizagenda, ibyo bizasohozwa cyangwa se ibyo birareba abino generation cyangwa abiki gisekuru. Ikigora abantu kubyumva rero no kumva ko ngo umubabaro, kuko imutse hariho ubwoko bw'imibabaro myinshi bari kugenda bumva. Ariko reka mbabwize ukuri, muzasaka ibitabo by'abanyamateka bagiye bandika ku itorero, cyane cyane nk'umugabo witwa Josephus, n'umugabo w'umuyahudi, n'umwe mu banyamateka bakomeye cyane ku isi twagize, kuko mu muyahudi bwabyo yandika mbere, yandika ibintu byinshi dufite uyu munsi muri Bibiliya, tugiraho n'amadute we bigihari live. Kandi kuko ari umuyahudi yarasobanukiwe cyane amateka y'abayahudi, yaranditse aravuga ngo abayahudi barenga 1,100,000 barishwe mu gihe cyo kugotwa n'intambara zo muri Yerusalemu muri 70. Ari gusobanura uko byagenze muri 70 igihe ingabo z'Abaroma zagotaga Yerusalemu. Avuga ko abantu barenga 1,000,000. Muvandimwe, uhita ubigereranya n'ibihugu utuyemo, kuko mutuye muri za miliyoni na za miliyoni. Kera abantu ntabwo babaga ari benshi.
ntekereza ko ibi Joseph avuga hafi abaturage barenga miliyoni 100,000 muri icyo gihe Amerika ishobora kuba itarituwe n'ibihumbi 100 ubwayo yose, Amerika yose ishobora kuba nta bihumbi 100 ifite. None utekereza haba hicwa abantu barenga miliyoni 100,000 muri 70 rwaciye hafi imyaka 2,000. Imijyi myinshi iriho uyu munsi ntayabaga icyo gihe yari amashyamba cyangwa se ishobora kuba yarataye. Tekereza rero ko ngo hicwa abantu miliyoni n'ibihumbi 100 muri icyo gihe. Aravuga ngo abandi bagera mu 97,000 batwawe mu bunyagi cyangwa se mu bucakara. Akavuga mu bintu by'imibabaro ikomeye yibaho n'ukuntu kubera baragoswe ko imijyi ya kera yabaga ari nk'ibipangu. Ingabo z'Abaroma rero zarabyiye ziragota nk'ubizi byabaye Samariya, baragose abantu barimo imbere bari ibyo barafite birashira batangira kuryana. Joseph azarandika aravuga ngo abagore bagiye bijishora abana mu mugongo akamuteka bakamurya, kandi akaraba gasanga umwana namuteka akamusangira n'abandi ntibiri buvemo cyangwa nahaho umugabo. Abenshi bagahitamo kubarya bonyine, ari nabyo byagiye bitera intambara nyinshi. Abagabo bakamenagura amazu baje kwiba ibyo biryo, kandi iyo usanga umugabo yinjiye mu nzu akubitanye n'umwana bari bahaye akantu umugabo akaba akariye. Abantu benshi mu Bayuda bari yicaniye bo ubwabo nanone muri iki gihe cyo kugotwa kuko bashakaga ibyo kurya. Iyi nkuru rero twasuyisoma igutera ubwoba. Byageze igihe ngo muzashaka icyo bigiye bitabo bya Joseph ni ibintu biriho cyane biragurishwa hirya no hino ku isi mu library. Aravuga ngo hari cyageze abatunzi bo muri Yerusalemu ko yari irimo abakire benshi bakomeye bagerageza gutoroka bagahitamo kumira amazahabu bakayamira kugira ngo nagera hanze ze kwibaga. Mwarabyumvishe ko birakorwa n'abantu bacuzanga ibiyobyabwenge bafite ukuntu bisatura hanyuma bagashyiramo ibiyobyabwenge baza kwambuka imipaka bakongera kwabasatura akabikuramo. Bitaga ari byo n'icyo gihe ku Isiraheli niko amazahabu batangiye kujya bayakura mu murwa wa Yerusalemu bari guhunga kwanga ni uzabona ko yahungana kuko nta kintu kimwe bakwemeraga gusohokana. Icyo cyambabaje muri iyo nkuru cyatumye mbabwira ibyo by'amazahabu ngo ingabo z'Abaroma zaje kumenya ko ababana bakire bari gusohoka amazahabu bayamize, abandi bagiye bisatura kabika mu mibiri. Mu ijoro rimwe ingabo z'Abaroma zafasha Abayisiraheli cyangwa se Abayuda 2,000 mu ijoro rimwe zibasatura inda. Ari cyo kintu zishakamo gusa zikurikiyemo ibyo biciro by'amazahabu. Urataka icyo kintu kuko urumva ingabo z'Abaroma zoro zazarakira kubica zifata none aba tware bunyago kuko barabatwaraga bakajya kubakoresha amateme. No kuvuga ngo bakarunda abantu nk'amasteri kugira ngo ingabo z'Abaroma zibone aho zitambuka. Aho kwa ngo muzi ko amatema akorwa n'ibyuma cyangwa n'ibiti bo bakoreshaga abantu imibiri y'abantu kwanga ingabo z'Abaroma baza kubona atambuka. Hanyuma bari bagiye kujyanwa mu bunyage bajye gukoresha iby'ubunyage n'agahato baze kumenya ko bari gutwara amazahabu gutyo nkunda. Abaroma batangiye bafata umurongo avuga ko hari ijoro rimwe basatuye inda z'abantu 2,000 bashaka mu byo biceri. Hari rero ibintu tuvuga ngo habayeho ngo umubabaro ukomeye abantu bakagira ngo kuko nta mateka abantu akunda gusoma n'iki ukagira ngo ntibyabaye umubabaro. Hanyuma uyu munsi akababwira bati hari umubabaro uzabaho ukomeye cyane. Nk'aba benshi babaga batwaye ubunyage barabajyanaga bakajyana muri za arena zabaga ari inzu z'imyidagaduro ariko itari nk'iy'uyu munsi, ahubwo zabaga ari inzu bashyiragamo abantu akarwana n'inyamaswa. Ugasanga bashyizemo pamfiri bagiye kurwana n'ibimasa nka 2 bimwe byatojwe kwica. Intare zigiye kuza ngo arwane nazo ngo zimunesha zimurye nazinesha nawe arababayeho. Iminsi yo kubaho kwiyongera ibintu byo muri amafilime menshi arabikina Hollywood, Do or Die n'ibindi ni baba bari gukina. Abenshi inyamaswa zaratanyaguye muri icyo gihe cya za 70. Rero iyo batubwira muri ibi bintu baravuga bati nyine urumva aka karengane ntago karabaho ariko karabaye. Joseph no Muyuda arabyandika no mu bitabo kw'ibyo bintu yo Great Tribulation yabaye. Kanje ku cya gatatu cyitwa Antikristo. Aba bantu bizerera muri ingoma myaka 1000 ya premillennialism baravuga ngo nyuma yo kuzamurwa kw'itorero none umubabaro
ukomeye, isi izagira ibibazo byinshi, hanyuma muri icyo gihe abayuda bazataha bajya i Yerusalemu. Njya mbona ibiganiro byinshi ku YouTube abantu bigisha bati dore rwa rusengero rw'i Yerusalemu rwatangiye kubakwa, nk'amafaranga yo kurwubaka yaratunganyijwe, ngo ndetse ngo ba Trump nibo bazarwubaka, ngo Amerika nigiye kubaka urwo rusengero rw'i Yerusalemu, ibintu n'ibindi, ngo no gusohora k'ubuhanuzi, ngo ni ikimenyetso cy'imperuka, ngo Yesu araje. Kubera ko ari byacitse rero abantu muri Luka mugashika mukajya kureba, ariko nta hantu bihurira no kuri, nta na hamwe bihuriye no kuri ku ijambo ry'Imana. Icyo gihe bakomeza kavuga ngo abayuda bazagenda, ngo noneho ngo basubire mu gihugu cyabo cya Isiraheli, ngo kandi ngo urwo rusengero ngo rumeze exactly nk'urwa rundi Salomo yari yarubatse. Kuko mbibutse ko Bibiliya irikodinga insengero 3. Irikodinga urusengero rwubatswe na Salomo, ikarikodinga urusengero rwubatswe cyangwa katubwira urusengero rwubatswe na ba Ezra na ba Nehemiya, ikongera katubwira n'urusengero rwa Herode rwubatswe na Herode. Izo nsengero zose zagiye zisenywa mu bihe bitandukanye. Bakavuga ati rero icyo gihe ngo abayuda bazongera bajye kubaka rwa rusengero neza rumeze nk'urwa Salomo, kuko izo zindi ebyiri zubatswe ntabwo zari zimeze nk'urwa Salomo, zari ntoya. Bavuga ko ibyo bizaba muri ya myaka 7, ariko muri 3 ya mbere n'igice, muri 3 n'igice ya mbere ibanza, ibyo ko aribwo bizaba. Hanyuma kandi bakavuga ko icya kabiri bavuga nuko bavuga ko muri icyo gihe ariko hazaduka umuyobozi ukomeye cyane ku isi, azaba ari umuntu udasanzwe uvuga nk'Imana, mbese ngo uzubwenge, uzi gusobanura ibintu, kuburyo asubiza ibintu byose ku murongo, mbese buryo ngo azagaragara ku isi yari mukeneye koko, ngo azaba ari umuntu w'umunyabwenge. Hari n'abadatinya kuvuga ko azaba ari umunyamerika, abadatinya kuvuga ko ari papa, bamuvuga mu buryo bwinshi butandukanye, ariko bavuga ngo azaba ari umuntu w'igitangaza, w'umunyepolitiki, uzi kurwana, muzi ubwenge, uzi gufata ibyemezo, uzi guhisa umurongo, mbese ngo azakora ibintu by'akataraboneka. Kandi bavuga ko uwo naza, uwo mutegetsi ku isi naza, azahita agenda ngo abishuti cyane n'abayuda, azanabafinansa cyane, bagera n'isezerano ry'amahoro abarinda, bavuga ati ni mu bwoko bw'Imana n'iki, ngo hanyuma imyaka 3 n'igice nishira yo kubabeshya n'iki, bigenda bibuza byaritswe byinshi. 3 nishira noneho ubugome bwe buzasobanuka, buzajya kwa rubanda buhishurwe, hanyuma ngo azahita agenda muri rwa rusengero abayuda barangije kubaka rwa Salomo cyangwa se nk'urwa Salomo, ngo narangiza ahita atangira kubatoteza, niba murwanya bwongere gute ahita agenda ajya muri rwa rusengero, ahita yiyimika. Hanyuma namara kwiyimika aho ngaho i Yerusalemu, ahita avuga ati abantu mwese muzajye mu nsenga, ubwo ni njyewe Imana, nta wundi wo gusengwa. Bityo rero ngo abantu batazamuramya, batazabyemera, bazatotezwa cyane, bakubitwe, bagire gute, barengane, bagire gute, ari byo bita itotezwa ry'itorero cyangwa ry'abera, bahuza n'abamubabaro ukomeye twahoze tuvuga muri Matayo 24:21. Reka mbabwire ikintu gitangaje, nuko ibyo atari ukuri.